noneho batubwiye ndavuga none yica no wa mana we najyaga nsenga mpamvuga wa mana we wewe wangiriye neza wewe wampaye abasabu ku cyumweru kimwe ukampa nkabona nkuzuza ibisaga byose mu kwezi kumwe wa mana we ni gute bino bintu byoba kweri gute bino bintu byaba Imana yo mu ijuru inkorera ibitangaza mbona cyane ariko nkagira icyizere ko nyine bakanyereka nkaho se nawe se cyane barayifunze byagenze tubanuka hari umuntu umwe banciriye umugani tuye mu muhanda ariko ngo umurindi wa rusake wuzuze nawe we uzi umugani ngo umurindi wa rusake ngo ntugira gute ngo ariko umurindi ngo mwari mufiteye ngo buriya se ngo byari ngo buriya umurindi ngo mwari mufiteye ngo none ngo ko washize ngo se ngo amagambo yarashize mawe ngo muragiye gusa ngo mwitaye hanze ngo muvuze ubuzima bwanyu ngo ariko wa muntu we ucecetse taye ubuzima bwanjye hanze gute naravuze ibitangaza Imana yadukoreye n'ubu nyine ngihagaze kuvuga ibitangaza by'Imana yadukoreye. Muraho neza bavandimwe mumeze mute? Tumeze neza turashima Imana, twebwe ni amahoro hano iwacu, Nyagasani akomeje kubarinda. Mumeze gute mwebwe? Namwe mumeze neza? Nukuri ngiye nta kintu nshinja Imana, Imana irandinze ngiye n'umuryango wanjye, Imana indindiye ubuzima, ndi muzima, meze neza cyane. Ndakuramukije ni Mutimuke Betty kubashasha kuri Mama Ariel TV. Wewe ubonye bwa mbere iyi video, turakwakiriye tuguhaye ikaze na karibu. Mumeze gute? Tumeze neza. Ndizera ko mwese Nyagasani abarinze, ndizera mwese ko abari mu bibazo pole cyane mwihangane bizarangira. Abarwayi bari mu bitaro ushobora kureba kino kiganiro mu bitaro, ushobora kukireba ufite rendez-vous kujya kwa muganga, ufite ubwoba bw'ejo hawe hazaza, wumva ubuzima bwawe mbese buri ahantu habi. Ushobora kukireba kino kiganiro wumva ufite urubanza uteganya kujya kuburana, Imana yo mu ijuru niyo mucamanza. Uyu munsi wa none nagarutse, twari tumaze iminsi twarabuze cyane pe. Hari ikiganiro twashizeho ejo bundi, ejo ari iki ngiki cyari bubanzirize, ibibazo bya tekinike ntibyakunda ko arico kiri bubanze, ariko twari twakoze ikiganiro cyo gushima Imana, ikiganiro cyo gusobanurira abantu ahantu twari twaragiye. Mw'abantu uyu munsi wa none mu by'ukuri twari tumaze iminsi twarabuze ibyumweru hafi 3 gutya tudakora kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Abantu ndabanza nshimira abantu. Mw'abantu najyaga mpera vango ndasuhuza ngo aba diaspora, ngo abanyamerika, ngo abanyakanada, ngo abahehe, turabaramukije mu by'ukuri mwese aho muri. Abantu banyeretse urukundo, muri abantu banyeretse urukundo cyane cyane. Ariko uyu munsi wa none ngiye kwibanda ku bantu b'abaturanyi banjye. Abantu b'abaturanyi tujya duhura mu muhanda bajyaga bambaza muri ibi bintu, nabonye urukundo, nabonye abantu bankurikirana, nabonye abantu mbese nyine hahandi udakora kumva ko nyine abantu nyine barahonga. Nahuraga n'umuntu arambwise bite ko mutakirimo gukora, byagenze gute? Nyine ntago wahita usobanurira buri muntu wese uko byagenze, ariko uko byagenze kose harimo amashimwe y'Imana, harimo iby'Imana yadukoreye. Uyu munsi wa none kindashima Imana, wa muntu wewe uri mu kibazo wumva ko bitoshoboka, wewe wumva wacitse intege, hari Imana. Wewe abantu barimo guca intege se wenda kino kintu ugikora ntibyoshoboka. Mureke mbasangizeho gatoya urugendo njya gutangira YouTube channel. Niba hari umuntu waje utunguranye ni jyewe, kuko abantu benshi bagiye babimbwira aho tugunda abaturanyi banjye tubana ati uri umuntu wadutangaje, ntago twatuzi ko wagenda kuri social media. N'abandi bandi twagiye tubana. Natangiye channel na ikiganiro cyanjye cya mbere nagipostinze ndibuka zari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4. Birangize ndibuka mu Rwanda bari batangije icunamo. Muri iyo minsi ndakora ikiganiro cyanjye cya mbere. Mw'abantu mwe nahuye na challenge nyinshi zitandukanye, challenge zikomeye. Nabonye hahandi natanga introduction ya mbere nyishize ikiganiro ndibuka nagipostinze ari mu masaha 4. Mw'abantu reka abantu kamaze mpera kuri challenge nabanje kubona iyo njya kumva izo challenge simba ndahaye uyu munsi, simba narageze aha ngaho uyu munsi wa none.
abantu rekaga bambwira ati biriya ntibikugiyemo, biriya ntibikugiyemo, ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka, benshi babitangiye ntibyashoboka, na bariya wenda ugiye kubona bageze kure byabanje kwanga, bariya barabishoboye, bimeze gutya na gutya. Nk'abantu, ninde muntu udashoboye? Urashoboye, nawe uhawe utekereza gukora ikintu muri wowe wiyaturiyeho ko ushoboye, urashoboye nta kikunaniye, wowe muri wowe hamanye n'umutima wawe wumve ko ushoboye. Ikintu cyose uzotangira ukumva umutima wawe urakubwira ko ugomba gukora kino kintu, niba umutima wawe wakubwiye ngo fungura iduka, umutima icyo kintu kikaza bwa mbere, bwa kabiri bukaza bwa kabiri, ndamanya n'Imana neza n'ufungura rya duka bizakunda. Niba umutima wawe wakubwiye ngo curuza imyenda, wenda ukabona abandi ko baracuruza inkweto nizo zirimo kugenda ibiki n'ibiki, ariko wowe umutima ugakomeza kukubwira ngo gira gutya, uzakore ca kintu hamanye n'umutima wawe, nubwo abandi wenda bazaba bakubwira gutya, ca kintu Imana izagenda izakiguhera nk'umugisha. Nuko rero ndatangiye nshizeho video yanjye, bwa mbere bwari nko mu masaa 4 ndibuka nibwo nayishizeho. Rekaga abantu bambwira ibi bintu bigiyemo gute, reka nyamuneka reka ntabwo bizoshoboka, ntabwo bizoshoboka. Urabona social media muri iki gihe zagize niba nabyita ngo ni amanota mabi kuri bamwe, ati ntushoboye gutukana, ntabwo ugize gute, reka nyamuneka biriya bintu ugiyemo ntabwo byashoboka. Abantu benshi bakomeza no guhamagara umugabo wanjye yamubwira ati biriya ni ibiki umugore wawe yagiyemo, ni ibiki yagiyemo. Mbere na mbere reka nshimire umugabo wanjye, Imana imuhe umugisha, niwe muntu wa mbere nyine. Urumva umugabo wanjye watakwemereye kuvuga ngo uze hano ntabwo byoroshye, niwe muntu wa mbere wanshigikiye, niwe muntu wa mbere wangiriye inama, niwo muri byose, niwe supportive wanjye wa mbere, guhera ku buryo bwo gukora amashusho, kugira ngo mubone video ibageraho aba ari urugendo rurerure rukomeye, ariko ndamushimiye. Iwe nzafata undi munsi mushimira, nzakore episode kugenda mbabwira ukuntu byagiye bigenda. Reka manze mushimire, niyo mpamvu mvuze wenda guhera ntaragera ku bandi bantu. Ndamushimiye, ujya kumva wenda amajwi y'abo bantu uwo munsi, uyu munsi none ntabwo nakabaye ndimo kuvuga urugendo rwanjye, ndakore abantu ibiki, Mana yanjye. Noneho ndibuka ndasohoka njya ku muhanda ngiye guhaha, nahuye n'umuntu umwe ejo bundi niho yongeye kandi kumbwira irindi jambo, ndavuga ni kweri, arambwira ati ariko wakugiye muri biriya bintu bishobora ba bantu bagenda, ati siko ntaranakubona, sindanakubona ugenda mu bitaramo, ugenda hirya no hino ugira gute, ko nagenda kubona mu bintu by'abantu benshi, uzakura aba subscribers hehe? Noneho ni igitangaza, ndibaza target market yanjye izaba iri mu bitaramo gusa, cyangwa muri bano bantu bo muri ino area dutuyemo, niba ntajya nyigendamo. Ndashima Imana, iryo joro naraye mbonye aba subscribers abantu 200, abasabo 200. Imana yo mu ijuru mbona ukuboko kwayo. Nagiye kugeza icumweru nagejeje abasabo 1000, nujuje ibisabwa by'abasabo YouTube ibisaba. Imana yo mu ijuru ihe ku musabo wa mbere, ndamwibuka. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, umusabu wa mbere wankoreye sabu, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha, Imana ihe umugisha abantu basharinze ibiganiro byanjye. Nuko njya gutangira nyine ibyo bintu, nahuye n'intambara mw'abantu. Nari mfite umwana mutoya, ndabyaye, mfite umubebe mutoya, nari mfite umukobwa ujya umfasha akazi nyine ko mu rugo, ndi butangire gutya niteguye nyine n'ibintu nyine ngiye gukora. Mana yanjye, ngire gutya mbone igitondo kimwe umukobwa arasohotse aragiye. Bigenze gute? Ntabwo uyu ngiye nabigendaho umwanya muremure, ababizi barabizi aho bijya bigendekera gutyo. Numva ncitse intege, ndavuga si umwana yanjye, bino bintu natangiye ngiye kuba ngo ngiye gutangira, ntarashira video ariko nyine niteguye, bwari buce ariko nyine ndi bukora. Nzajya nkora gute n'uyu mwana w'uruhinja, n'uyu wundi mfite mutoya, bizagenda gute? Numva ngize ikibazo, ndavuga ariko ibyo byose, iki ni ikintu kigomba kunkomeza, iyi ni intambara ya mbere mbanjije kugira. Ndavuga nta kundi, ndakora. N'umugabo wanjye aho ngaho babanje kugiramo akabazo nyine, naraseye ko wari ufite umuntu ugufasha, biragenda gute? Ndavuga mu izina rya Yesu nzakora, iyi ni Satani ahubwo ugiye kundwanya, nzatera imbere. Nuko ndagenda, ndangize ndimo nitegura, ndibuka nyine mpamagaye cameraman agiye kuza nyine ngo dukore. Kurya mfashe, nari maze kuvugana nawe, maze kuvugana na muramukazi wanjye, ngiye kumuhamagara nyine ngo azafasha abana nyine shooting. Telefone ndayifata, sinzi ukuntu yagize gutya, nari ndi mu gikoni,
nyivugiraho gutya ngiye kuyimanika hejuru ku kabati hejuru, telefone ngiguye mu mazi mu izina rya Yesu, igwa mu mazi neza, ndavuga ibi noneho ni ibiki? Telefone iraje irazimya. Mwibuka ko iyo umuntu umaze gukora urasharinga, urapostinga, telefone yanjye irapfuye burundu. Nagiye n'amaguru nirukanka iwiwe, ntabara wo kabyarawe, yari afite telefone zibiri, ntizo telefone irampfanye, bigenze gute? N'abandi bantu nasanze ariko ntugukunda telefone, ubu ntiwarara ntimumbabarire, ntimbabarire, ndamubwiye, arambwira, ndamushimiye nawe, Imana mu ijuru imuhe umugisha, arambwira ati bino bintu byawe rero ati ahubwo birimo Imana, urabona zino ntambara utangiye guhura nazo, ndavuga ibi bintu ni ibiki koko? Ako kanya mpa telefone yiwe, ndagiye ubwo nyine nanjye ngiye gushakisha uburyo nkuyemo simukadi, ubwo urumva nimero z'abantu bose ziragiye. Imana zanjye nuko wenda nka nimero umuntu agenda agashira ku mayimeri zikagenda zigaruka, nkura n'ako kantu nako, ndavuga Mana ubane nanjye muri uru rugendo, ni ukuri ndashima Imana. Abantu mureba ibiganiro byanjye, abantu munkorera share, abantu ntanazi, abantu ntanagirira nimero zabo, nkabona umuntu yabona yapostinze ikiganiro cyanjye nawe akamwaka agapostinga. Ndi mu bantu bajya sharinga gakeya pe, hari n'abantu benshi bagiye babimbwira se kuki dusharinga ibiganiro byawe, nta mwanya njye mbona wo gusharinga, nkavuga Mana niba birebwa ubihe umugisha. Ndashimira abantu basharinga ibiganiro, ndashimira abantu banteye courage, ariko uzi gukora ikintu ukabona abantu batangira guca intege, bavuga ati ibi bintu ntibizoshoboka, ibintu turakubonamo ko udashoboye, ariko muri wowe kugira turamo ko ushoboye, Imana mu ijuru yazira kugusanga. Nuko ndangije nza kuvuga se ndakora ngiye nyine, nabonaga nyine bigoye, ndavuga rero kubera ko nari natangije ikiganiro cyo kuzajya ntanga ubuhamya, ndavuga wenda nkoranye na muvandimwe wanjye, aho nibagiwe yaza agenda anyibutsa, noneho kubimubwira we ntabwo yumvaga ibintu bya social media kuza kuri YouTube, arambwira ngo ajye kumbwira, arambwira ati umugabo wanjye ntabikunda. Hamagaye umugabo we ndabimubwiye, ndabimusobanuriye ibiki. Imana iguhe umugisha bofu, umugabo wa Samaza, Imana iguhe umugisha ko baremeye ko Samaza aza tugakorana. Mbere yo gushimira Samaza reka nshimire umugabo wiwe wemeye kumuha umwanya akaza hano tugakorana. Reka nshimire Samaza yamaze kumva umugabo we yamwemereye, nawe araza agitanga amatike yiwe akaza hano, akaza bwije, ni kure aho tuye naho ntuye. Imana no gwinjira iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha pe. Turakoze, Imana ibiha umugisha, turarebwe, abantu muraturebye, ibiganiro byacu bifasha abantu, ndabishimira Imana. Ngewe utarugize gute mundebera ibiganiro, wa muntu wenda nawe niba wumva uri muri business cyangwa uri ahantu ubona ko nta muntu ukuzi, Imana yo mu ijuru izasambaza ibintu byawe, izakumenyekanishe kuko nanjye nabonye ukuboko kwayo muri iyi minsi. Nuko turakoze, Imana yo mu ijuru. Ikintu kijya kigora ni amasaha, urumva ko abasabu nababonye mu cyumweru kimwe, dusigaye turwanye n'amasaha, nkabona ibiganiro byanjye biraheba. Abandi baravuga ngo amasaha yarabagoye, mu by'ukuri ngiye amasaha ntiyangoye, ugereranyije n'ukundi abandi bantu bajya bavuga hari abamara amezi angahe, hari amayiki, hari abantu bari banteze ngira ngo uyu minsi njya kuzamara n'umwaka ngere ntaragera. Niramwibuka ibiganiro twakoranye na Evangeliste Kamikazi, kiriya gihe yaje twarujuje amasaha, ni ukuvuga ngo biriya biganiro byacu abantu bajyaga babireba bakabirangiza amasaha, kiriya gihe twari twarayujuje tugiye kwa purayinga nyine nk'abandi. Mw'abantu mwe, iyo utangiye ikintu Satani nawe ajya ashakisha inzira acamo kugira ngo cya kintu cyawe ntikigende neza. Hari ijambo ejo bundi numvise gitwaza habwiriza, mushobora kuba mugenda ahantu mu rugendo rumwe n'umuntu umwe, mugiye kugera ku kintu mwese tugenda mugiye gufata kiriya kintu, ni nko muri ubwo buryo yavuze iryo jambo. Wewe kugira ngo ugere kuri cya kintu ugahura n'ibintu byinshi mu nzira bigucisha hirya no hino, amakorosi hirya no hino, hakaba undi ugenda gutya direct agahita abona ibintu byiwe neza. Wowe niwe warabigeze umugisha ugahita ubibona gutya ku kanya direct, ujya ushima Imana. Ngiye ibyo bintu ntabwo byambayeho. Aho turagiye nyine tugeze mu mwanya, amasaha tubona nyine ndibuka baratubwira ngo iyo bugejeje amasaha 3000, ubundi abantu batazi ibintu bya YouTube kuvuga ngo amasaha aba yemeye ni 4000. Noneho ngewe ngo iyo ugejeje amasaha 3000 hari ukuntu bajya guheza ukapurayinga, ukazuzuza ari amasaha nyine 4000 nyine, ariko nyine warapurayinze. Twege handi 3000 bigere ahantu turahabura neza, turagerageza amasaha yacu akuvuga ngo agenda abe menshi akagenda asubira inyuma.
n'urugendo tutabasobanurira ukuntu byagenze, ushobora kuvuga ati se bino bintu byoshoboka gute? Twebwe amasaha tukayashaka tukayabura. Kino kiganiro nzabikora ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye niwe uzabisobanura neza, yari yarahamutse neza akavuga ati se byagenze gute? None akagera aho ambwira ngo ati njya mubeshya. Nuko Samazi agera ngo arambwira ati be ujya umbesha noneho, kubera ko nyine YouTube studio yari iri muri telefone yanjye, anigiye nyine ujya ubireba, arangize agaca ku ruhande agahamagara kameramani bacu tugikorera. Kameramani ajye kumubwira amubwira umunsi umwe, ubwo kuri telefone yanjye naherutse mfite 3600, ngiye noneho handi 3000 byaranze kwa purayinga, handi najya bapurayingira 3. Noneho ngo ampamagare twakoze ca kiganiro na Evangeliste Kamikazi kandi carebwe pe, twakoze n'amasaha 400 yuzuye. Ngo ajye kumubwira sawa noneho ko ndabona habaye amasaha 2500. Ati be ntibishoboka, turatongana uwo munsi. Ndamubwira se none ujya umbesha koko? Ndakubesha ngo bimarire iki? Aramuhamagaye. Kameramani aramubwira ati ngiye ndabona 3900. Nuko nanga nigenda ko atari yo ndimo kubona. Ati nta kibazo none turamubaza se ko bitarimo kwemera ko twapurayinga, ati wenda tegereza amasaha 4000 yuzure. Turategereje amasaha 4000 ngo yuzure. Ya masaha 2000 naho ngo yuzure. Aragera none avaho neza burundu. Avaho burundu. Iyi nkuru ushobora kuba yibabwira mwa abantu mwe wenda aba YouTubers baca kuvuga ati ibintu ntago bibaho nukubesha n'ibiki. Mwa bantu mwe. Ibintu nabonye ntabwo sinzi ko undi muntu wari wabibona. Noneho turangize turategereje nyine tugeze noneho 1000 tureka akantu k'umutuku karaka nyine ko tugomba kwa purayinga. Ngo turangize kamare kwaka kahita kongera kandi karabura ko kuvuga ngo kandi kagira. Uwo munsi ndetse abantu baduhana ama publicity menshi, abantu benshi barampamaga wabaye monetize. Nyine ndabibona nyine nti nanjye nabaye monetize nyine nibyo. Noneho ngo bige aho kwa purayinga haranga neza burundu. Kongera noneho amasaha itagenda hasi, ndavuga noneho ibintu turaguma dukore turagenda turakomeza ariko turakora nyine nta kibazo. Duhamagara ndi muntu nyine wari budufashe kwa purayinga, arambwira ati amasaha ndabona tuzuye. Murambwira twa purayinga amasaha tuzuye. Twahamagara none duhamagaye kameramani wacu ati ngiye ndabona hano mufite amasaha 5500. Yesu wera twarayarengeje kera. Nuko mwabantu mwe turangize tugejeje Imana yadufasha turapurayinga. Ngo twapurayinge ahantu reka ndahavuga ahantu ngomba kuzokorera ibiganiro 2. Mwabantu mwe wa muntu we ugiye kuza kuri YouTube cyangwa wenda utaramonetize nujye kwa purayinga uzabanze ubaze amakuru neza, uzabanze ubaze ba bantu wenda babikozeho cyangwa bagize ntuzagwe mu makosa nka twaguyemo cyangwa ngo ugere bikudindize nko kunaka byatubayeho. Nuko rero tugeze mu gihe cyo kwa purayinga turapurayinze. Hari ukuntu abantu nyine abantu twagiye twumva ngo umuntu ngo arango muri Amerika ngo yagukoreye gutya ngo bigenda gutya na gutya. Ayo makuru murayaza abantu benshi. Turakoze nk'ibyo abandi bakora twege bigiye kuza biza bitahuye. Atanga amakuru twatanze ntabwo ariyo. Tutatanze ko atariyo gute. Turongeye kandi turagerageje. Ubwo iyo bakubwiye nyine kuvuga ngo iyo byagiye in progress urategereza hafi cyumweru. Ni ikintu udakomeza bana kuvuga ngo urakomeza ukora ibiki. Ubwo nyine iyo byagiye in progress urategereza igihe bazagusubiriza wenyine. Noneho wibuka ko tugiye dutanga amafaranga ya kamera, dutanga kamera kwishura kugira ngo dukore kitaba se. Turakomeza dukore ibintu byacu n'ibyabikunda byaranze. Turongeye kandi turagerageje. Kuvuga kandi ngo twongere baradushuje ngo amakuru twatanze ntago ariyo. Turongeye kandi hari ibindi batubajije tubikoze kandi birongeye kandi biragiye biratuye. Mana yanjye. None ndavuga nta bino bintu ntago bibaho. Ikintu noneho batubwiye ndavuga none yica no wa Mana we. Najyaga nsenga mpamvuga wa Mana we. Wewe wangiriye neza, wewe wampaye abasabu ku cyumweru kimwe ukampa nkabona nkuzuza ibisaga byose mu kwezi kumwe. Wa Mana we. Ni gute bino bintu byoba kweri? Gute bino bintu byaba? Imana mu ijuru inkorera ibitangaza. Mbona cyane ndiko nkagira icizere ko nyine bakanyereka nk'abose n'abose cyane barayifunze byagenze abantu bakambwira ati oya ntago cyane ifunze gusa hari ibindi bintu bitarakunda. Ndavuga iyi ni satani yo kutudindiza, iyi ni satani ishaka gusa ngo duhere mu makona kandi Imana yari yaduciriye inzira twakoze ibintu byacu byagenze neza. Ndavuga wa mudayimoni we ntago ugomba kuganza ngo bino bintu bitinde gutya.
ndibuka umunsi umwe nagiye gusenga ari ku cyumweru ndasenga ndavuga Mana ibi bintu ni wowe mbihariye, ibi bintu nta wundi mbihaye. Ubwo rero reka muri iyo minsi dutuje, Yesu wera we, ariko hano hantu nahaboneye urukundo mw'abantu mwe, nahaboneye urukundo ariko nanone kandi nahaboneye n'abantu. Hari umuntu umwe wanciriye umugani duhuye mu muhanda, ariko si ngo umurindi wa rusake wuzuze nawe wowe uzi umugani, ngo umurindi wa rusake ngo ntugira gute, ngo ariko umurindi ngo mwari mufiteye, ngo buriya se ngo byari ngo buriya murindi ngo mwari mufiteye, ngo none ngo ko washize, ngo se ngo amagambo yarashize mawe, ngo muragiye gusa ngo mwitaye hanze, ngo mwitaye hanze, ngo muvuze ubuzima bwanyu, ngo ariko wa muntu we ucecetse taye ubuzima bwanjye hanze gute? Naravuze ibitangaza Imana yadukoreye, n'ubu nyine ngihagaze kuvuga ibitangaza by'Imana yadukoreye. Ubu nyine simpamvuga ibitangaza Imana yankoreye, ngiye nsubiza inyuma kareba nk'amacane yagiye atangira mbere yanjye, nkareba Yesu wera we, nkavuga Mana niki wanciye koko, niki wanciye ngewe koko be utaruzwi wa mugani w'abantu, ngewe nta bintu bitangaje, nta magambo meza mfite, sindi umuhanga kuvuga, sindi iki, ukankorera bino bintu. Imana yo mu ijuru aho umugisha wa muntu we utekereza gukora ikintu ukumva amajwi y'abantu ku ruhande, ukumva abantu ngo ibiki n'ibiki, ngo kino kintu ntikizagenda gutya, wewe uko watuye ikintu cawe byanga byakunda bizakunda. Niba uvuga ngo kino kintu ngo ngiye kuntu nihaye, ugahamanya n'umutima wawe kandi ugakora ukabiha Imana, ukavuga Mana kino kintu kizagenda gutya, Imana yo mu ijuru igenda igashikira imigambi myiza. Ubwo nyine abantu bakambasa byagenze gute yewe, byagenze gute, none ejo bundi nyine habayeho, murabizi ino saga iri hano muri Kenya by'abantu by'amacano, abantu bagize ibibazo bafungiwe amacano ibiki n'ibiki, tubaye pole n'ukuri. Niba hari ikintu wa muntu wewe, njewe ubu ndabyumva cyane kubera naje muri bino bintu nabisobanukiwe ukuntu bikora. Umuntu wari ugeze kuri rwego ukabona cano yabivuyeho, ni ikintu gikomeye, ni ibintu bikomeye batakaje. Tubahaye pole kandi abantu mubakoreye subscribe n'ukuri, twongere tubazamure, bongere bagere ku rwego rushimishije nk'urwo bari bariho. Abantu nabo bakambase byagenze gute, urumva umuntu wese ntabwo wakongera ngo usobanurire umuntu ngo byagenze gutya, ngo wamubwira umuntu amakuru yose, ariko twebwe twari dufite ibintu, ngasenga nkavuga Mana bino bintu bizakunde, bino bintu abantu bakampamagara, Mana we, hari abantu bampamagaye Mana yanjye, hari abantu bampamagaye bo hanze, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ushobora kuba undeba ukavuga ati wenda afite abantu bankurikira ari bakeya, afite abasabo bakeya ibiki, ufite abantu bakeya beza arimo umugisha, abantu bakeya beza, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kandi ngusaba ko nkorera subscribe, wa muntu wewe utarabikora, wa muntu wewe wumva wireba ukumva urigaye, ukumva ko ibyo wakora nta hantu byarebwa, nta hantu byaki, hari Imana iyo yavuze ikintu ngo kino kintu kiraba, Imana mu ijuru iragishikira, Imana icikira umugambi mwiza. Reka bashimire, nzababwira urugendo ukuntu byagenze kugira ngo tugereho, kugira ngo twemerwe, byagenze gute, twakoresheje ubuhe buryo, byaje kugenda gute. Gusa uyu munsi wa none ko turashima Imana yadukoreye ibitangaza, tukabona tubaye monetize bitatugoye, nubwo hagiye hacamo ibyo bintu Satani yashatse gucishamo utuntu kugira ngo tudindire, kugira ngo ya mashimwe twari dufite kuzashima Imana, Satani burya ntajya yishimira amashimwe duhe Imana ikabikora. Nkaba monetize mu kwezi kumwe, mbishimira Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru ishimwe yabikoze, kandi ishimira abantu. Imana igikorera mu bantu kandi na Satani ikorera mu bantu. Ntabwo navuga ngo Imana ntiyavuye mu ijuru, Imana yakoreye muri wewe wemeye ugakanda hariya, wewe wemeye ukawocinga ibiganiro byacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka turekere aho ngaho, ibiganiro byacu nakagaruka. Turabakunda, murakoze.